umugabo ahita ajya kumfungisha baramfunga maze kugera muri gereza ndavuga ina ariko umunsi umwe igihe nzagerera mu rugo nkongera nkasubira hanze ye mana uyu mugabo sinzamukumbura sinzongera kubana nawe n'iki ndabitekereza gusa byarangiye mfunguwe ari unsaba imbabazi ndanabimushimira kuko yatumye nongera kubona ku maso h'abana banjye wabyibaza ukuntu umugabo wanjye yanze kujya gushyingura sogokuru wanjye yapfuye nese ubwo nabyo byategwaga nuko abana banjye nabyaye abo bana cyangwa byategwaga n'ukuntu afite karagiteri mu mutwe zafite ukuntu ateye nge ntazi narabitekereje numva birenze ubwenge bwanjye nsanga nshobora kuba narashatse umugabo nzi ngo ni umugabo ufite ubumuntu kumva afite ubunyamaswa muri we numvaga ibyo ari byo byose hari umunsi ibintu bishobora kuzahinduka nkongera nkabana n'umugabo wanjye numvaga nashaka kumujugunya cyangwa ngo muti umugabo arambwira ati reka nkugeze mu rugo imvura yaguye aho nabaga antwara kuri moto tugeze mu nzira arambwira ati mama w'abana banjye wazagarutse mu rugo ndavuga nti wanze guhinduka ntago nzagaruka ahubwo naramukangaga numvaga nibikunda nzasubirayo arambwira ati nziyahura ndavuga nti nushaka uziyahure nindagira ngo numve uko bimeze yagisereye moto agiye kwita mu mugezi wuzuye amazi asuma amazi yasushe nkarenga ikiraro uretse kare ikiraro cya kaburimbo cyari kiri hejuru ariko nacyo kiri hafi kurengerwa ariko ducamo agiye kwiyobora muri ya mazi ibyuma byo ku kiraro biramutangira ageze imbere abonye ko itaguye marayizinga burya umuntu wica umuntu aba ameze nk'uzuwe n'abadayimoni ntago aba agitekereza biri hano hafi aba ameze nk'umuntu n'ubundi wapfuye kare arangije ageze imbere agabanya feri agiye gukata moto ngo agaruke urumva yari yaharenze agiye kugaruka inyuma ngo antemo mpita nsimbuka moto mbarara muri kaburimbo ahita nkanda mu mpyiko abaturage bahari arankanda arankomeza mpita mufata mu ruma ku munwa aragumya arankanda aragumya nanjye ndaguma ndamuruma abantu b'iyi mitsi ni abagome bishimira ikibi kibaye ku muntu ntabwo icyo kintu cyatumye abantu twari duturanye rwose wenda bashobora no kureba iki kiganiro ntabwo nakibakundiye barantereranye iyo baza kuntabara umujinya umugabo yari afite nkanda mu mpyiko ibaze ko nacyuraga n'umukate wo gushyira abana umugabo wanjye yabona nk'uyu mukate akarakara ariko umugabo wanjye naramukundaga hari n'igihe namudoderaga imyenda akanga kuyambara ndagenda ndasitaragoringa umugabo nanze kureka kudoda akajya ataha akarambwira ati saa mbiri ujye ube wageze hano hari igihe uhura n'akazi kenshi rero ukadodera umuntu ahahagaze akanga gutaha hari ibintu biri irijanse saa mbiri zarenga ntaragera mu rugo umugabo agahita ataha agataha imbere yanjye akagenda akarya agakinga agahita azimya telefone nataha ngasanga yankingiranye akandaza hanze bugacya yandaje hanze gatatu amaze kundaza hanze gatatu mpita mbona ko urushako rwananiye burundu mpatiriza ibyo ntagishoboye nibwo napanze gahunda njye n'abana banjye turigendera niko njya gutanga divorce ikirego cya divorce namubwiye niko afite imyaka 8 z'ubwenge namubwira niko ngiye gutandukana na papa wongeye gutanga ikirego cya divorce ngo mama ngo ndagushyigikiye ndavuga nivuga impamvu ebyiri nshyigikiye icyambere mu papa wanjye ntiyigera gukunda yahoraga guhoza ku nkeke yagutesha agaciro akubwira n'abagusakuriza ikindi yabyukaga ari kunshira muri mu gitondo ibaza umwana namwatse impamvu ebyiri arazima ibaze abana nabo barabonaga ko papa wabo nta mutima wa kimuntu agira habe na gato ariko yagiraga umujinya mubi ku buryo yabaga yafata n'inzu akaba yanayisenya ku buryo nabonaga urumva nk'icyo gihe ajya kunyica aba yaranyishe byararangiye ibaze ko yatubuzaga kureba televiziyo atiri mujyanayiza akazi mujye muryame yageraho akabimbuza nkabyemera agataha yomboka moto ye yiraje ku muhanda kugira ngo yumve ko twafunguye televiziyo sha yaza yasanga twayifunguye akarakara ntiyongere kuvuga akamara nk'icyumweru cyose yararakaye ntabwo ese televiziyo ni yabande ni ibiki ni iki ngo ni yabashyitsi can you imagine icyo ni icyambere cyambayeho ikindi cyambayeho cyambabaje kandi ntabonera gihamye kuko byabaye nijoro ni gutyo yarashatse kunyica urumva icyo nacyo nikizamva mu mutwe ikindi ni ukuntu twaryamaga nijoro akankubita inyuru n'umufite message nubwo tutakibana anyurira maginga ya yaraje ego ko na nyuma yuko mavuye yaje kunsangaho ndi kububu araza aragumya angendaho hamagara abayobozi agendaho kugira ngo mba naboro n'umutekano bw'abayobozi mu ncungira umutekano rwose uyu mugabo atazananyirenza ngombwa yo kwishinganisha narababwiye nti mumbabare naje mpunze umuntu mu ncungira umutekano muri abayobozi kandi iki gihugu cy'u Rwanda kirarinzwe kuko umuntu
Yego, ibihe byiza rero bakunzi b'ubutumwa bwiza butambuka kuri Rere TV, tubahaye ikaze aho muherereye hose, wowe udukurikira uri mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, tuguhaye ikaze, mukomeze kugira ibihe byiza. Nk'uko mubibona rero uyu munsi twagize umugisha wo kwakira uyu mubyeyi wambaye neza cyane. Mbese gute se? Tumeze neza. Nigegereze bikora nta kibazo noneho dusuhuze. Tumeze neza. Urashima Imana? Ndashimira Yesu na papa we. Ntabwo twamusiguriye musaza yakoze akazi gakomeye. Wow, ni iby'agaciro. Abenshi rero mu bantu benshi bakuzi nka Shuwadiro. Benshi bamaze kumenya nka Shuwadiro. Bitewe na komedi ukina. Bitewe na komedi nkina. Abandi bakamenya nyine ko ndi mama Nicole bitewe n'abana b'umugisha Imana yanyihereye. Yego, ni iby'agaciro. Uyu munsi rero tugiye kuganira na mama Nicole, aze kutuganiriza urugendo rw'ubuzima bwiwe. By'umwihariko ndasaba umuntu wese ufunguye kino kiganiro kuza kuba yaza kukirangiza, kuko iki kiganiro gishingiye ku buzima yabayemo, ubuzima arimo, kugira ngo bidufashe bize tuze kuba twanakura n'isomo ry'ubuzima. Siko bimeze mama Nicole? Niko bimeze rwose, banyarukireyo. Abana bameze neza? Abana bameze neza. Nicole nawe? Nicole na Nikita bameze neza. Amashuri yanatangiye? Amashuri yatangiye, ubu ngubu ndi gupapa, ndi kwibaza ndakura ibikoresho. Ibikoresho aba ari ikibazo ku muntu w'umusingo mama uba wibana, aba ari danje, ariko gusa Imana ijya idushoboza. Njya ndeba ukuntu tubasha kubaho, nkabona ahubwo Imana igira amaboko pe. Imana irakora cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira nawe ku buzima n'urugendo rw'ubuzima bwiwe, by'umwihariko mu rushako. Yego. Uri bwaze gutangira wibwira abantu ukuriye rere muri makeya, uri muntu ki, urinde? None dute kwinjira mu rushako, si byo byiza? Kuko urumva ntabwo twahita tujya mu rushako abantu batarakumenya. Muca make urinde rero. Utangira kumbaza ngo ndi muntu ki, siko nanjye nayo nimenye uwo ndi we gusa. Nigeze kujya postinga ndavuga ngo ni ukuri pe, nanjye mama Nicole ndamutinya, mba mbona ari inyanja ngari umuntu ashobora koga akarohama, kuko nanjye mba mbona ntinyitse muri make nkurikije struggle y'ubuzima naciyemo. Nanjye ntago nayo nimenyera, ariko gakeya mutwo nziho dukeya ndatubasangiza. Ariko mu minsi mike nshobora kuzimenya, inkuru yanjye ishobora kuzaba ari ndende, nshobora kuzandika ibitabo cyangwa bikinamo filime, simbizi. Gusa mfite story ndende kandi story ibabaje, story yatumye gusa nkomera, ituma nyine amashereka nshira mu maso, nubwo wenda bashobora kubona mfite itoto. Niko kundi yasoza akagusiga agasura keza, nyine tuba abantu ntibagucishemo ijisho. Hari ukuntu ugera mu bihe ugakanyarara, ugakobarara, ukabona mbese iminkanyari yaraje. Ariko ndashimira Yesu ko ari umuntu w'umuhanga, afite ukuntu abigenza bikemera. Rero amazina yanjye nitwa Maria Oliva, niyo mazina ya nyayo ababyeyi banyise. Abenshi banzi ku izina rya Shuwadiro, abandi banzi ku izina rya mama Nicole and Nikita, kuko n'abana benshi banzi kuri mama N and N, nyine ni ubwo ni double N, ariho Nicole na Nikita nyine n'ubundi. Mwari muri kuvuga ngo nyine mvuge ku nkuru yanjye ku bijyanye n'urushako. Ubwo ntago ndi bujye kuntu navutse, gusa nakuze ndi imfubye, ntago nareka kubivugaho. Papa wanjye nta wari uhari, mama wanjye nawe ntiyabashije kundera kuko nta wari uhari, gusa we yarakiriho, ntago twamubuze. Papa we twaramubuze, ntago twamushyinguye, kandi amaze imyaka myinshi abuze. Ariko inkuru yanjye y'urushako ni inkuru iteye agahinda. Nashatse umugabo paragisida. Ntago nabyutse ngo mbitegure ngo mvuge ngo wenda ngo next month nzakora ubu, mu kwezi gutaha nzakora ubukwe, nambikwa impeta, muri kubona ko ntayo nambaye kandi ndi umumama. Nindangiza wenda ngo mu kwezi gutaha bizagenda gutya mbipange.
akoragaragara neza unambaye neza reka mbikubererwa nigeze bikumbwira ndagaragara neza hari igihe kigera nkumva nshaka kwambara nk'umumama uyu munsi naje numva nshaka kwambara nk'umumama yego nkagaragara nk'umumama kandi mba numva nanjye muri njye ndi proud yabyo kuba ndi mama Nicole na Nikita mba numva ari ibintu bimpaye ishema ni ibintu bifite protection kuri njyewe birandinda iyo nza kwenda ntafite Nicole na Nikita igihe mba narabaye imbobo ku muhanda ariko ubu ngubu mfite ahomba kandi mfite umutekano nzi neza ko ngomba gufata inshingano zo kurera abana banjye yego rero muza guhura umugabo tuza guhura turamenyana iminsi mikeya birangiye yaciye wari ufite nk'imyaka ingahe hari hehe nibo byibuka imyaka 19 niga mu 5 segonderi niga mu 5 segonderi numvaga ibintu by'abagabo ntabitekereza nkumva ko nshobora kuzashaka umugabo wenda mfite imyaka 20 n'ingahe ariko numvaga ntazashaka umugabo ninze numvaga uko byagenda kose nzashaka umugabo vuba nabyiyumvagamo hari ukuntu ikintu ukiyumvamo nkumva kuba ntaragize papa kuba ubuzima mbayemo bunkaranga wenda nishaka umugabo ubuzima buzangendekera neza ariko ntago nashatse umugabo kubera ko nabipanze ahubwo byari ibintu nabyo nyine byantunguye bimaze kuntungura ndagenda njya kumusura maze kumusura birangira ngumanye wewe yanganaga gute umugabo wanjye yari mukuru yandushaga imyaka 12 nje nawe twari duhabanye ni nka cya kirunga kigufi na cya kirunga kirekire ntago nibuka amazina yabyo miruka byiga muri primaire ariko ndabizi ariko we yaragukundaga cyane mwigeze munakunda naho byarageze dukundana ntago yabonye umwanya wo kunkunda niba yaranankundaga ahubwo tumaze kubana yarambwiye ati wihangayika ngiye tuzakundana tubana nkajya numva koko nibyo wenda bishobora gukora urumva nari umwana w'umukobwa usenga numva mfite imyitwarire myiza muri njyewe numvaga ko one day koko nshobora kuzakundana n'umuntu tubana nkumva ntacyo bizaba bintwaye noneho ngiye kumusura ngumayo amaze kugumayo ubwo urumva nararaye ndara bintunguye ndara ntabipanze maze kurara mu gitondo naribaje se ndasubira iwacu ndi igiki ndeba gusubira iwacu mbona byaba bigayitse kandi umugabo yari afite inzu yarubatse ubona ko nyine we yarakeneye umugore yajyaga ambwira ngo twishyingire nka byanga 31 yarakuze 31 yarakuze we yari afite gahunda yo kuzana umugore ariko ngiye kubera amashuri nari nkiga numvaga nzashaka uko byagenda kose umugabo nararangije kwiga noneho ubwo ngubwo ndangije ndavuga intuko byagenda kose ngomba kuzagenda nkazashaka umugabo byibura nkuze icyo gihe rero nari mfite imyaka mikeya nkiga segonderi nkajya numva ko nzashaka umugabo ndangije kwiga icyo gihe rero Paraxda ntabiteganyije bintunguye birangira nshatse umugabo maze gushaka umugabo rero narahagumye maze kuhaguma nta bihe bibi nahagiriye ako kanya direct narabayeho maze kubaho maze iminsi mike mu rugo directeur waho nikagabwira umugabo aramubwira ati mu kwa 9 Oliver natagaruka ku shuri bizaba ari ibibazo mu kwa mbere icyo gihe batangiraga mu kwa mbere ubwo mbyitiranyije n'ubu batangiraga mu kwa mbere nene nashatse umugabo ari muri grande vacances ndangisha ubwo umugabo arabigiraho ikibazo aravuga ati nuko uzajya kureba uburyo tubigenza ukasubira kwiga mu kwa mbere koko nasubiye kwiga mu 6 segonderi mpiga tubana maze kuhiga narangije nakoze examen national ifite inda ya Nicole y'ukwezi n'igice urumva nari maze hafi umwaka niga noneho nza gutwara inda maze gutwara inda ndangiza kwiga nkora urugerero icyo gihe abantu barangizaga kwiga bagakora urugerero niyo n'urugerero ariko si urugerero izino bita ingando yego noneho ubwo nagiyeyo ntwite gusa ndihangana ndazikora maze kuzikora ndataha maze kugera mu rugo umugabo nshigira aka business amadufaranga dukeya nyine ndacuruza icyo gihe ndatwite indeba nkuru nyine yari nari ntwite nza kubyara maze kubyara rero urugamba rukomeye rwatangiye aho nari maze kubyarira narabyaye maze kubyara nsanga mbyaye umwana nyine buri surprise ntatekerezaga ko nanjye nabyara muri quartier ntawe uri waramubyaye uhari ibibazo biravuka namaze kuvuka icyo gihe naratashye maze gutaha nta kibazo gikomeye cyabaye muri famille haciyeho nk'iminsi mike y'umwana wanjye aza kuza kurwara infection mu mukono njya mu bitaro wenda udusobanure neza icyo kibazo nago
twagisobanukiwe. wasanga hari abantu bashyashya bankurikiye ubundi abana banjye bavukanye ubumuga bw'uruhu mu kinyarwanda cyerewe nko basanzwe babyita ni ba nyamweru. Donc ubwo nabyaye umwana wa albinosi ntari nsanzwe mbimenyeye kuko naranatunguwe cyane, mbaza muganga ndamubwira ntese umuntu wese yabyaye umwana akagera hanze azasa gutya, cyangwa wenda hari ukuntu umuntu agera hanze yavutse nyine ari umuzungu akirabura iyo ageze hanze ku isi bwari ubwa mbere agiye kubyara nagize ngo wenda umuntu wese avuka se atyo yagera hanze akirabura wenda izuba rimukubise cyangwa umuyaga. Mbaza muganga ndamubwira ngo rero ese mugabo umuntu wese abyara umwana use cyangwa yagera hanze agahinduka? Muganga arambwira ati bishobora kuba ashobora guhinduka kimwe nuko ashobora kuguma agasa gutya. Byari ibintu rero ubona bitangaje, biri amazing cyane. Naranabitekereje mbona ni ibintu nyine ntabasha gutekereza ngo ngikira ako kanya, byabe surprise kuri njyewe. Ndataha, maze gutaha nyine ubwo birarangira turiyakira. Ngeze hamashize iminsi umwana wanjye aza kurwara infection mu mukondo. Amaze kurwara infection mu mukondo njya mu bitaro. Ibyo bitaro nabimazemo icyumweru cyose. Bimaramo icyumweru umugabo atansuye. Niho ubundi ikibazo cyatangiye kuvukira. Nibaza ukuntu maze icyumweru cyose mu bitaro umugabo atansuye, bitangira kunshanga. Nkajya muhamagara waje kutureba n'abana, hari ikibazo, akambaza ngo hari ikibazo mufite se, hari ikibazo cy'amafaranga mukeneye n'iki. Nkababwira nako ikibazo si amafaranga no kuyatwohereza, wanaza ukanatureba. Ntangira kubona ko umugabo wanjye ari jomamfu, nta kintu bimubwiye, nta kintu aba yitayeho. Nta kindi nakoze, nahise nihangana. Icyo gihe baradusezerera kwa muganga. Ndabyuka ko banadusezerera umwana adakize neza kubera stress na pressure nari mfite icyo gihe. Bagiye kumwandikira izindi nshinge zo kugira ngo bamutere. Ndababwira ni mumuhime mu cyure kuko amashyirere yarashyizemo mu mukondo, kandi ubone agakondo karaguye, ariko barambujije kumuheka nyine ngo agakondo kifunge. Ndagije ndababwira ni mureke ntahepe, nagira ikibazo nzamugarura. Badusezerera nyine batari budusezerere. Ndagije mfata umwanzuro ndataha. Impamvu umugabo yanziye kuza kugusura nuko ari yamenye ko ari wabyaye uwo mwana ufite ubwo bumuga? Ntabwo icyo gihe nari namubyaye ngo ngume mu bitaro. Naramubyaye ndataha mu rugo, baranyakira nta kibazo. Ahubwo nasubiye kwa muganga nyuma maze nk'iminsi 4 mu rugo, kuko umwana yari yagoye infection mu mukondo. Nyuma nsubira mu bitaro. Nsubiye mu bitaro rero nibwo umugabo atansuye. Rero nkimara kubona ibigenze gutyo sinabigize birebire, naragumeje nkomeza ubuzima. Umugabo nkajya mubwira umwana akeneye iki, nkamubwira ngo umwana akeneye iki. Umugabo nkabona nta kintu bimufasheho, nkabona umugabo nta kintu bimufasheho. Nkibaza se uyu mugabo ibi bintu bigenze gutya utajya unyitaho, umugabo utajya utekereza ko umwana akenera iki ngiki, bimeze gute? Cyangwa no kubera ari ubwa mbere kandi wumvaga byose ari umugabo ukuze ufite mu mutwe hatekereza, ufite ubwenge buzima. Nkatekereza ko hari igihe kizagera wenda akazagera hakaguka mu bitekerezo. Nari nkiri n'umwana, nta nubwo nari nzi ngo icyo ngicyo ni ikibazo kiri grave. Ubwo icyo gihe rero urumva umwana yakeneraga imbuto, umwana agakenera ibyo kwambara, nanjye ubwanjye nkabikenera. Nza kuza kujya mfata amafaranga, urumva muri ka kabutike nacuruzaga, kari akabutike karimo udufaranga dukeya, kaza guhomba. Gahombye ndataha njya mu rugo. Urumva twari twibereye ahantu mu cyaro, njya guhinga, nkajya nahirira ihene, nkahirira ingurube, nkahirira inka, nkahinga, ngakora akazi ko mu rugo nyine. Narakoraga koko kagira ngo ndipunda. Ubwo maze kubona ko ubuzima bugenze gutyo, Nikore yaramaze gukura, maze kugira nk'imyaka 2 hafi n'igice, nza kwisanga natwaye inda ya Nikita. Maze gutwara inda ya Nikita, naratekereje ndavuga n'ibyo ari byo byose, ubwo ntwaye indi nda wenda hari igihe ibintu bizagenda neza. Wenda nubwo umugabo atanyitayeho ntwara inda ya mbere, hari igihe ashobora kuzanyitaho kuri inda ya kabiri. Nta kindi nakoze, naravuze niko byagenda kose ngiye kugenda niyakire. Ubwo icyo gihe urumva ngiye ntago nakoraga, aho n'ibibazo byatangiye kungorera. Ntago nakoraga, umugabo wanjye niwe wakoraga, kandi umugabo wanjye ntago yari afite ubushobozi buke cyane, yari afite moto 6 mu muhanda. Umugabo wanjye arambwira ati noneho ati ubungubu ugiye kujya nyine uhinga, nsigaye mpinga kandi nkumva nta kintu bintwaye. Ariko umugabo wanjye akagira utudefo two kumbangamira, ukabona ko atangiye kujya mbangamira mu rugo, yazagera mu rugo yasanga turi kuri televiziyo akatubuza kuyireba kandi yarayiguze.
ndangije ubwo naramubwiye ndamubwira intese ko ndi kubona ntwite bimeze biti arabyihorera ntiyagira amagambo menshi ambwira haciye iminsi ndamubwira nti wampaye isukari yo kunywa mu gikoma kwa kuntu urumva nta kazi nagiraga buri kimwe cyose natangaga raporo ku mugabo arambwira ngo umuntu unywa isukari ntagira isuka mu nzu akajya ajya mu kazi afite moto 6 mu muhanda anyimye isukari yo kunywa mu gikoma agataha amafaranga agasiga yabitse nko kuri telefone cyangwa kuri akayisiga yabitse kuri konte cyangwa akaza akayatsimba mu rugo ahantu ntazi hari n'igihe umukozi wo mu rugo yigeze kumwiba amafaranga yari ari mu ipantaro 42,000 arangije agiye amaze kwambara ipantaro abona isa nabi abonye isa nabi aragenda yibika mu kindi cyumba amaze kuyibika mu kindi cyumba agiye gufata indi pantaro mu kindi cyumba yibagirwamo ya pantaro yashyizemo amafaranga kubera umugenzi yari yamwagisere yamukereje umukozi ahita ashaka gusezera umugabo araza aravuga ati nibagira hano ipantaro irimo amafaranga ndavuga intese amafaranga uba wansimbye amafaranga warangiza ukayaterera aho ubonye ubundi ubwo bayatwaye baba bahemutse koko njye nari nakwiba amafaranga urumva ko byageze ahantu asigaye nsimba amafaranga kugira ngo nyine ngende mpocere kandi atari uko abuze ubushobozi birangira koko umukozi umanza amafaranga yari yamwibye noneho ntangira kubabara cyane kubera ko nabonaga nta hantu ngihurira n'ifaranga kwa kuntu ushobora kuba wenda uvuga uti ndatwite nkeneye ibirayi nkaba ntamubwira ngo tugurire ibirayi byo kurya akavuga ati mu rugo hano muba mufite ibijumba mufite ibishyimbo mufite ibiki byose mujye mujya ibyo ngibyo ukaba utambwira uti mpa amafaranga njye guhaha imboga wenda nkeneye inyanya nkeneye ibitunguru nkeneye iki ibi ngibi bizadufasha ukaba utabimubwira ngo abyemere ubwo aho ngane handi ugira kwita inda ya kabiri nari ntwite inda ya kabiri ndagenda ndahurika bikomeye cyane nshaka kurwara bwaki ntwite ndagenda ndahurika najya njya ahantu hari umuntu nagiye gusura inshuti yanjye ngezeyo nsanga batetse ibirayi ndabitegereza ngo ntahe mbiriye ndabitegereza pe bamegize ngo ndacyaganira cyane ariko nari numvishe ko babitetse ndagumye ndabitegereza ndavuga ni ndava hano mbiriye ndabigogera batazi ikibazo mfite nagiye kwicisha muri ecography ndi hafi kubyara abadogiteri barahamagarana bati muze murebe umutima w'umwana w'uyu mubyeyi kuntu utera uri gutera bikomeye cyane barahamagaranye nje no kumubyara banteye serum kuko babonaga umutima w'umwana uri gutera bidasanzwe byari ibintu bitangaje cyane kuko wabonaga ari ibintu bikomeye cyane utabasha kumenya ibyari byo ndangije mbonye byanze ndavuga intu uyu mugabo rero nta kindi kintu ngiye gukora ndabyibuka ko njya kugura imyenda yo kwita ku mwana kwa kundi ugiye kubyara ukeneye ibikoresho uzakoresha urabizi umubyeyi akenera Pampers umwana agakenera Pampers agakenera udukoresho runaka twenda zambara ibaze ko namwibye ikarita yo kuri bank nkajya kubikuza amafaranga atabizi nanjye nabikuza amafaranga mpageze mubwiye ko nayabikuje nabiguze ararakara amara nk'icyumweru atamvugisha mu rugo ariko naravuze nuko byagenda kose cyambere cyo nuko nakoze ibyo nagombaga gukora igisigaye nyine tunzamuterera igipira najya kubyara nkapirayo kubera stress naragize numvaga ari genzana pa byagenda gute hari igihe ibintu bishobora kuzagenda nabi nkatekereza ko umunsi umwe bishobora kuzagenda nabi naje ntekereza ndavuga nuko byagenda kose rero ngomba kwicara nkakomera ubwo maze kubyara umwana wa kabiri naho kana bwa mbere nari ntwitinda y'uwo mwana wa kabiri narabukanye ndagenda nkuraho telefone stress zaramfashe umugabo ahamagara bamara amubwira ati ndabize umukobwa wawe hari muravugana mbabarira umunsi abiri mbabaze mubwire ko nisubiye hagaruke ndangije ngaruka mu rugo njya kubyara ndangije kubyara ndaza ndavuga ngiye gushinga ikinyo ku kindi nemere nshinyirize mvumiriye icyo gihe nari maze iminsi niga kudoda maze kumenya dukeya nindangiza byibura udufaranga duke na dodeye tujye tunsayidira mu minsi ngoye cyangwa mu bintu tuntu dukeneye tungoye nindangiza umugabo nawe azajya abaho ubuzima bwe ngiye kwikundira abana banjye nite ku bana banjye izo stress z'ibintu nyine ntabonye urukundo ntabonye kaya ntabonye nzabyihorere byere kuguma kuntesha umutwe none se ubwo ngubwo ubona impamvu yo kuba ataragurizaga kaya nkuko byahoze mbere mutarabyara atari uko mwari barusaba abo bana ntekereza ko bifitanye isano ariko ntago yigeze abinyereka habe na gatoya kubera ko naratekereje ndavuga ni ashobora kuba ari bo babitera ariko nararebye nsanga umugabo wanjye ashobora kuba afite kode ikomeye ibaze ko sogokuru umbyara yapfuye umugabo wanjye akanga kujya gushyingura wabyibaza ukuntu umugabo wanjye yanze kujya gushyingura sogokuru wanjye yapfuye ese ubwo bya nabyo byategwaga nuko abana banjye nabyaye abo bana cyangwa byategwaga n'ukuntu afite karagiteri mu mutwe zafite ukuntu ateye nge ntazi
narabitekereje numva birenze ubwenge bwanjye nsanga nshobora kuba narashatse umugabo nzi ngo ni umugabo ufite ubumuntu kumva afite ubunyamaswa muri we. Hari igihe uhura n'ikigeragezo ukabura ukuntu kivuga gutya nambaye ubona nipfutse niko najyaga nambura igitenge nkipfuka nkagenda abantu bakabona ndi umugore washimye urugo batazi uburyo najogonyotsemwe imbere narajoze inyo ku buryo bukomeye cyane ku buryo nanjye ubwanjye nabitekerezagaho nkumva babura n'agahinda bitashye umutima wanjye ntabasha kujya kubara inkuru yo kuvuga ati inzara yanyishe ku muntu w'umumotari wanditse izina abantu bose bazi gukorera amafaranga kurusha abandi bose. Icyo gihe naragenda ahurika ndagije ndavuga nubwo natangiye gukorera amafaranga nta kibazo bitwaye nta n'ikibazo kindi kibiri buntere ngiye kugenda mvumiriye nimara kuvumiriya ntuze ndera abana banjye. Ntago umugabo byamunejeje. Ndabyibuka ko Nikita amaze kugira imyaka 2 urumva nikorera afite imyaka 5 nibwo ibibazo byatangiye kongera gukomera umugabo akajya atangira kumbangamira akambangamirana n'abana. Abana baba bakeneye inyama navuga neka tugura abana inyama umugabo akabyanga. Abana baba bakeneye umwambaro wo kwambara navuga neka tugura abana umwambaro ati bwo buri kimwe cyose kizajya gikorwa mu rugo ngomba kuzanyimenyeshwa nkaba mfite raporo yacyo. Nkamubwira ibyo ngibyo simbyanze nta n'ikibazo kinarimo ahubwo wowe tekereza ngo umwana azabaho gute atabona ibyo akenera mu buzima. Nta kindi nakoze naratuje ndabireka maze kubireka umwana wanjye uwo muto yagira imyaka 3 amaze kugira imyaka 3 urumva naradodaga ngezaho ibibazo byinshi bibaho ngendana urumva mu gihe cyose umuntu amara ahura na stress ntago ariko zose naza ngo mbivugemo hano gusa ni ibintu byangoye byageze nyuma mbona ko umugabo wanjye kubana nge nawe byanze pe byanze fata umwanzuro wo kwahukana nigira iwacu ngeze iwacu araza asaba imbabazi amaze gusaba imbabazi arapfukamiriza ati garuka sinzongera kugutesha umutwe yigira marayika rero yigira marayika ndangije ubwo ngubwo ndamubwira inti rero reka nkubwire kuba ibingibi bimeze nka gutya kandi nkaba mbona ugenda unyihishamo reka ngaruka ariko niwongera ukanesha umutwe indi ncuro nzahita nigendera ariko kandi nabigenza neza akadukunda nge n'abana niyatana twitaho ariko akandikira uburenganzira akandikira mu rugo akampa amahoro no gutekana nakemera nkahaguma. Byageze nyuma rero umugabo yanjye siramukurikirana burya narabivuze ihene ntago ijya ibintama njya nkunda kwivuga abantu bakanseka ntabwo ijya ibintama ihene ntago ijya ibintama. Noneho ndangije mbonye ukuntu bimeze mbonye ukuntu umugabo ari kugenda ntera stress ndagenda niyambaza ubuyobozi kuri iyo nshuro naregeye niyambaza ubuyobozi mbabwira ibibazo mfite ubuyobozi bw'umurenge buravuga bati tugiye kugufata noneho tuguhereza amezi 3 wibana umugabo tumubwira gukodeshereza noneho nibimara kugenda neza namara kugukodeshereza nibimara kugenda neza mukasubirana tuzongera tubareke mwisubiranye. Ibyo byose byagiye biba inyandiko zose z'intuza z'urubanza twari tuzifite n'izintuza izi nyandiko zo kumunengi twari tuzifite. None ubwo ndangije ubwo ndavuga inti uko byenda kose ngiye kwibana. Muri iyo minsi nibanaga twagiye gukora imitation ya moto kuko moto ze nigeze zabaga zanditseho mvuyeyo bwanyiranye imvura yaguye arambwira ati reka nguhere ifite nkugeze mu rugo. Urumva ntago ni naramaramaje nk'iyi ncuro mvuga inti reka ngende nje kwibana reka ngende nje kugira gute numvaga ibyo ari byo byose hari umunsi ibintu bishobora kuzahinduka nkongera nkabana n'umugabo wanjye numvaga nashaka kumujugunya cyangwa ngo muti. Umugabo arambwira ati reka nkugeze mu rugo imvura yaguye aho nabaga antwara kuri moto tugeze mu nzira arambwira ati mama w'abana banjye wazagarutse mu rugo ndavuga inti wanze guhinduka ntago nzagaruka ahubwo naramukangaga numvaga nibikunda nzasubirayo arambwira ati nziyahura ndavuga inti nushaka uziyahure nindagira ngo numva uko bimeze yagisereye moto agiye kwita mu mugezi wuzuye imvura yari yaguye ya migezi bitemba mu gishanga se simuyizi twadutuye hafi y'ahantu hari imigezi yo mu gishanga ya indi yo mu muserege urayizi idakanganye cyane idakanganye cyane aho ngaho rero imvura yari yaguye wuzuye amazi asuma amazi yasushe nk'arenga ikiraro uretse ko ari ikiraro cya kaburimbo cyari kiri hejuru ariko nacyo kiri hafi kurengerwa ariko ducamo agiye kwiyobora muri ya mazi ibyuma byo ku kiraro biramutangira ageze imbere abonye ko itaguye marayizinga burya umuntu wica umuntu aba ameze nk'uzuwe n'abadayimoni ntago aba agitekereza biri hano hafi aba ameze nk'umuntu n'ubundi wapfuye kare. Arangije ageze imbere agabanya feri agiye kukata moto ngo agaruke urumva yari yaharenze agiye kugaruka inyuma ngo antemo mpita nsimbuka moto mbarara muri kaburimbo. Niwe yari agiye kujugunyamo yari agiye kujugunyamo moto yose natwe twese ngo njye nawe dupfane.
nahise mvamo ngenda ndi guhinyagira mpita nca mu gishanga sinongera guca mu muhanda ngatancaho akanangonga mpamagara umukozi wo mu rugo ntumukingure mbonye ajaho araza aparika moto ku irembo arayihasiga aragenda mpamagara gitifu umurenge mubwira ibimbayeho muri icyo gihe nyine bari barampaye icyo kwibana mpamagara abayobozi baho nari ntuye mu isibo b'umudugudu baraza bafata moto barayibika mu gitondo aza kuyireba dutinze kumukingurira akubita urugi ararukubita ikadiri iva mu mwanya wayo ko ari wamurakaje cyane ni mu gitondo nyine umugenzi yari ari kumwagiserera kandi aje gutwara moto kandi bambwiye ngo ntayimuha bataje kuko nibo bari bayibitse abayobozi yari umuntu ugira umujinya abantu batabasha kumenya kuko abasanzwe bamuzi bazi ko ari umuntu mwiza niyo mpamvu nafashe umwanzuro ibi kuko nzi ko hari ababyeyi bafite imitima irushye bishobora kuzakomeza hari abandi bantu wenda bashobora kuba yarabwiye story yanjye akayibabwira nabi ndagira ngo bumve aho kuri n'ukuntu ibintu byagendaga burya hari filime narebaga kera yaba Mukarujanga niba rero Mukarujanga ivuga ngo zirarazishya bwacya zikazima ntukajya ubona umugore mu gitondo abyuka akambara neza agakubitaho agapudira agashyiraho agapiro akajya mu nzira buriya hari igihe abagerera yari kurira ntago biba byoroshye none ikintu cyambazaga kikanira agahinda n'ukuri narashatse ndi n'umwana numva ndi umwana ubundi bwo umuntu agakwiye kuba ngiye gushaka ariko kandi ntago mbyicuza kuko iyo naza gushaka yenda nikorera Nikita simba mbafite nta wamenya kandi ndanashima Imana yabampaye kuko hari benshi bari hano hanze babuze urubyaro n'ukuri Imana ijye bakomeza inabafashe n'ukuri kuba Imana yarampaye nikorera Nikita ntago njya mbyicuza sibijya binantera ikibazo kabisa mba numva ndi proud yabyo ariko ku ruhande rumwe umugabo aranza yongera kunsaba imbabazi ndamubabarira ubwa gatatu nsubira mu rugo aragucyura ngenda mbwiye abayobozi n'ubundi inzu nari nakodesheje irahari nitugera yakitwara nabi nzongera nigendere umugabo baramubwira bati yagusangagaho wajya gukodesha hose se umugabo baramubwira bati umugore agende atwara ibintu byo mu rugo umwemerere nta n'isoni nta kintu yavanye iwabo hashiyeho nk'ukwezi mbona ntago kubana njye nawe byakunze mfata umwanzuro navuga nibwo kubana njye nawe byanze reka nongere nigendere mpamagara abadaso mpamagara abayobozi b'umurenge ndababwira nimaze ukwezi mbana n'umugabo muzi ikibazo nari naragiranye nawe nshaka ibikoresho nongere nigendere urumva ko nahoraga mu ruzerero vaviye umugabo anyishushanyaho nanjye ubwanjye yari yarancaze nariwe kumenya uwo ari we ariko icyo numvaga nshaka muri njyewe nashakaga kubaka urumva ni nacyo cyatumaga ngaruka nkashaka kugira ngo abana bazarerwe mu maso ya papa wabo bazarerwe na papa wabo n'urukundo rwa kibyeyi nubwo ntabwo nabonaga agira ariko numvaga mbyifuza nta kindi cyabaye rero umugabo arambwira ati nta kintu uri bukure hano narasakuje adukingirana mu nzu njye n'umukozi arangije afata ishoka mpamagara abayobozi baraza n'abaturage buzura urugo bamaze kuzura urugo ndababwira nkeneye ibikoresho nigendera umugabo ati nta kintu urakura hano abaturage baravuga bati imyenda nturayimwima imyenda yimuheyo agende agiye kumpa imyenda nafashe mari ndayisohora hanze maze kuyisohora afata mari arayipfundura agiye kweka abaturage bari baraha imyenda nambaye kandi nta mwenda yengurira gurimo muri ayo makosa yose yabagaho n'umugabo utarajya gunyambikana rimwe byose nabikoraga muri ayo mafaranga nacururizaga ngahomba muri ako nguko nsigaye ndoda nkadodera udufaranga umugabo agiye gupfundura mari ngira umutima uhagaze ndangije ndayipfundikira mari maze kuyipfundikira umugabo arambwira ati nubwo uyipfundikiye ahita nkanda mu mpyiko abaturage bahari arankanda arankomeza mpita mufata muruma ku munwa aragumya arankanda nanjye ndaguma ndamuruma arakomereka yahise ajya kwa muganga avuye kwa muganga baramfata bati warumye umuntu bavuye yaraza ajya kuri polisi arandega baramfunga abantu bagira ngo murimo murahoberana se ahari banze kunyeza seri nta n'umutaka abantu b'iyi minsi ni abagome reka nkubwire rata abantu b'iyi minsi ni abagome bishimira ikibi kibaye ku muntu ntabwo icyo kintu cyatumye abantu twari duturanye rwose wenda bashobora no kureba iki kiganiro ntabwo nakibakundiye barantereranye iyo baza kuntabara umujinya umugabo yari afite nkanda mu mpyiko nanjye n'umujinya nari nagize aherekara nkingirana mu nzu n'iki n'ibibazo byose nari mfite byaranzengurutse mu mutwe numva ngiye gusara nkirukanka ku gasozi ubu ndi kubivuga nsa nkaho nakize ibikomere icyo gihe ntabwo nari nkiri umuntu ugenda yari nk'igipampara hari igihe ujya ubona abantu bagenda mu nzira ariko buri imitima yabo yaratembereye ndangije ubwo umugabo ahita ajya kumfungisha baramfunga maze kugera muri gereza ndavuga ariko umunsi umwe igihe nzagerera mu rugo
nkongera nkasubira hanze ye mana uyu mugabo sinzamukumbura sinzongera kubana nawe n'iki ndabitekereza gusa byarangiye mfunguwe ari unsaba imbabazi ndanabimushimira kuko yatumye nongera kubona ku maso h'abana banjye ubu hari igihe mba gifunzwe mugabo byagezeho ajya kugufungisha imagine twagwanye sinamukubise sinamuroze sinagize gute cyari icyo kintu nakoze ndi kwitabara icyo gihe kubera ko nta gikomere nari mfite bankanda mu mpyiko rero we akaba yari afite igikomere bafunze ngewe icyo gihe ajya kunta mu mazi nagiye kubibwira ribu ntiyagira ikibikoraho ntago mbabeshyera baranabizi ribu y'uwacu ndangije ubwo umugabo yansaba imbabazi ndafungurwa nanze gufungurwa nanga gusubira mu rugo ahita yanga gufungura ku kazi aho nakoraga icyo gihe nari mfite atoriye umugabo yanze gufungura ku kazi ndamubwira nanjye sinzagaruka mu rugo icyo gihe nibwo nahise nigira inama yo gufungura YouTube channel ndavuga abana banjye ngiye kuzafungura YouTube channel bagiye bakina comedy bafite impano noneho umunsi umwe baziga mu ishuri ryiza byibura nabishyuriye mu mafaranga bakoreye icyo gihe turastragoringa njye n'abana duhura na stress turastragoringa turakina umugabo ansaba imbabazi ati garuka mu rugo arapfukama imagine ko nongeye nkamubabarira kako nawe rero mene wari waragize nararyohewe n'urushako rwara niba ari ugukunda umugabo wajye bari barandoze ibaze ko nongeye ngasubirayo nsubirayo meze nk'igikuke nsubirayo mvuga ngiye kugenda abana banjye byibura bajye bakurura amaso yabo nabonaga nta bushobozi mfite bwo kujya kwibana ndangije mfata umwanzuro ndavuga ngiye kugenda nongere mbane nawe uzi ikintu umugabo yankoreye tumaze nk'amezi nk'atandatu tubana umugabo yarambwiye ati ibintu byo gukina komedi barambwira ngo biransebya nshaka kubireka kubera gushaka kubaka nk'umugore ngo bisebye umugabo se narabiretse kandi wumve ko nari mfite target yuko nshobora kuzakuramo amafaranga yo kwishyurira abana ishuri maze no kuyashoramo channel yanjye maze kuba monetize ntangiye guhembwa none se we yaragusapotingaga ubundi wapi nta support nimwe yampaga yacaga intege nta kintu na kimwe yamfashaga niba wenda abana mwereka n'iki kiganiro akabibona azaza bivuge ko mubeshyera umugabo haciyeho nk'amezi 3 nararetse gukina channel yanjye yarasubiye inyuma nta kindi nakoze yarambwiye ati no kudoda nshaka kubireka ndamubwira kudoda byo ntago nzabireka ubwa mbere nagize ngo nuko ari kubona ko ibyo bimusebya kumva umugabo ashakaga kugira ngo nce ku kintu cyose kituma mpura n'amafaranga ndangije ubwo ndamubwira ntago kudoda byo nabireka byo naramuhakaniye kandi nawe ufite logique urumva ko ntago wabireka pe umugabo wanjye nta sukari yampaga umugabo wanjye ntago nabaga nakenera ka brushette ngakanga urumva sinajyaga kugasambanira narakiguriraga icyo gihe nakoreraga amafaranga mwana yanjye akirindazi nkarimugura icyo gihe nakoreraga amafaranga ibaze ko nacyuraga n'umukate wo gushyira abana umugabo wanjye yabona nk'uyu mukata karakara ariko umugabo wanjye naramukundaga n'igihe namucyuriraga n'agapeti y'imitsingi nganywa hari n'igihe namudoderaga imyenda akanga kuyambara ndagenda ndastragoringa umugabo nanze kureka kudoda akajya ataha akarambwira ati sambira ujye ube wageze hano hari igihe uhura n'akazi kenshi rero ukadodera umuntu ahahagaze akanga gutaha hari ibintu biri rijanse saa mbiri zarenga ntaragera mu rugo umugabo agahita ataha agataha imbere yanjye akagenda akarya agakinga agahita azimya telefone nataha ngasanga yankingiranye akandaza hanze bugacya yandaje hanze 3 amaze kundaza hanze 3 mpita mbona ko urushako rwananiye burundu mpatiriza ibyo ntagishoboye nibwo napanze gahunda njye n'abana banjye turigendera iyo niyo story yanjye y'ubuzima nciye muri makeya ntago nabivuga byose ngo mirangize ibyambabaje byo byari byinshi ndabyibuka ko hari igihe cyageraga umugabo nkabwira ngo abana bakeneye inyama akanga kuzigura abana bavuga ati dushaka inyama mama ninzazibagura kuri Noheri hari igihe twiyigeze kuri Noheri urumva mba nadodeye udufaranga nawe yafite ndavuga nti tugura abana inyama umugabo arabyanga hari umugabo w'Imusanze waduhaye amafaranga usa nk'abari abana banjye aduha envelope y'$50 ati ni Noheri y'abana mpamagara umugabo ntiwaretse nkagurira abana inyama umugabo arambwira ati wibeshye yakoreho nabyo sinabigira fight ndavuga ni nta turabiganiraho hari ukuntu narigize nk'injiji kugira ngo nzabashe kubaka nanjye ngeze mu rugo ndamuganiza ndamubwira rwose mutware wanjye mugabo wanjye hano warambabaje aho urambabaza ni iki cyatumyanga ko tugura abana inyama ku mafaranga yacu banaduha amafaranga arayabukanga ko tuzigura ngo wanyu se ko mwajyaga ibisusa ntimwakuze nari mfite umugabo unjomba incyuro ku buryo numvaga nari narasaze byararangiye ubundi nkamuzuka ibaze ko navuye mu rugo ntajya ndyama ngo nsinzire nkaza nkagura akamatora kamwe abana bakajya barara baryamye bareba rugura abandi bakarara bareba hepfo kuko bafite abana babiri bimana na murumuna wanjye nanjye ubwo turi bane bamwe bakarara bareba rugura abandi hepfo ducurikiranye kandi nkaryama ngasinzira
ariko numva mu mutima wanjye huzuye amahoro. Nari narabuze imyaka yose, umugabo wanjye twabanye imyaka 9, ubu maze umwaka nibana. Imyaka 9 ni myinshi, ni myinshi, wumve sitarago zose naciyemo byara bari abana, agasozi kose karamahana, maze kubyara Nikore bwo baravugaga ngo ntago ari umugabo, ngo nabazungu banteye inda. Ndagenda ndasitiragoringa, agasozi karanyota. Nawe wibaza ariko kubyara abana nka bariya badasanzwe, ufite history nk'iyo ngiyo, ufite n'umugabo utagira keya nka gutyo. Naramusabaga nkamubwira ni mugabo wanjye, hari igihe nabonaga mu rugo tutahaganira nkagira ngo baraturoze, katujya ahantu ngurira agafanta tunywe ubundi tuganire. Ntago najya kuganira mu kabari mfite urugo. kandi mu rugo nayo nta mwanya guherezaga muganire. Iyi no mu rugo nta mwanya mpereza. Gusa urumva ibyo byaba ari ibiki. Narasitiragorinze. Hari igihe nageraga nkabwira umukozi wo mu Rwanda abana basinziye batariye kwa kundi umukozi arangara. Nkamubwira ni mu gitondo ushyuhiriza abana barya, akabyuka mu gitondo ati abana barabashyuhiriza nkandese. Babihorere bararya bavuye ku ishuri. Agahamagara umwana ngo niko. Abana be. Ngo niko barabumira nk'ibishanga ngo pfu agaciro. Nikore njya gutanga divorce, ikirago cya divorce namubwiye Nikore afite imyaka 8 azubwenge. Namubwira ni Nikore ngiye gutandukana na papa wanjye gutanga ikirago cya divorce. Ngo mama ngo ndagushyigikiye. Ndavuga nivuga impamvu ebyiri nshyigikiye. Icyambere mu papa wanjye ntiyigera gukunda, yahoraga guhoza ku nkeke, yagutesha agaciro, akubwira n'abagusakuriza. Ikindi yabyukaga ari kunshira muri mu gitondo. Ibaza umwana namwatse impamvu ebyiri arazima. Ibaze abana nabo barebonaga ko papa wabo nta mutima wa kimuntu agira habe na gato. Rero niyo mpamvu mba numva nicaye hano nakomeza buri muntu wari we wese ufite ikibazo kimugoye cyane cyane cy'ushaka, kuko ni nacyo kintu cyanzonze kiranzengereza, kandi nitezeho amakirumba. Nashatse umugabo ndusha imyaka 12, mvuga inazaba dadi wanjye abe n'umugabo wanjye byose abijuwe. Numvaga ndi proud yo kuba ndi umugore ufite urugo. Warashaririye. Ariko njya nekereza nkavuga ni umunsi umwe nshobora kuzongera nkashaka umugabo. Ngize Imana nkashaka umugabo ufite umutima wa kimuntu, yazibera muri paradizo kweri. Niba hari ikintu nari nzi gutanga keyo, nari nzi gufata neza umugabo, ariko yagira ngo yari impumyi twabanaga ntigeraga bibona. Ese ubwo muri iyo myaka yose mwabanye ubwo ngubwo 9 ni myinshi, ntabwo byageragaho ugasanga wende uko kugutoteza mu magambo ntibiki kugukubita bwo ntabwo byageragaho? Ntago yakundaga kunkubita, yarantotezaga cyane. Hari igihe yashuruturaga nk'ikintu akenda nko kukinkubita kigakubita hirya. Waragikwepaga? Ntago yigiraga nkubita, ariko yagiraga umujinya mubi ku buryo yabaga yafata n'inzu akaba yanayisenya, ku buryo nabonaga urumva nk'icyo gihe ajya kunyica aba yaranyishe byararangiye. Ibaze ko yatubuzaga kureba televiziyo, atiri mu gihe akazi mujye muryame, yageraho akabimbuza nkabyemera, agataha yomboka moto ye yiraje ku muhanda kugira ngo yumve ko twafunguye televiziyo sha. Yaza yasanga twayifunguye akarakara, ntiyongere kuvuga akamara nk'icyumweru cyose yararakaye. Nkavuga ese televiziyo ni yabande ni ibiki ni iki ngo ni yabashyitsi. Can you imagine? Narahuritse. None se nibihe bintu ujya wibuka mu bugome bwose agukoreye ukavuga uti iki kintu ntago kizamva mu mutwe, wenda no biri kubaho uyu munsi cyangwa n'undi biri kubaho umukomezi? Ni byinshi bimama mu mutwe, ni byinshi bimama mu mutwe. Ikintu kimama mu mutwe ni ukuntu umugabo wanjye atigeze ankunda. Niba hari umuntu nagira inama ntazigera abana n'umuntu abona atamukunda, icyo ni icyambere cyambayeho. Ikindi cyambayeho cyambabaje kandi ntabonera gihamye kuko byabaye nijoro, ni gutyo yarashatse kunyica. Urumva icyo nacyo nikizamva mu mutwe. Ikindi ni ukuntu twaryamaga nijoro akankubita inyuru, n'umufite message nubwo tutakibana anyurira maginga ya yaraje ego ko na nyuma yuko mavuye yaje kunsangaho ndi kubu. Araza aragumya angendaho, ahamagara abayobozi, agendaho kugira ngo mbona amahoro n'umutekano bw'abayobozi muncungira umutekano rwose uyu mugabo atazananyirenza. Ngombwa yo kwishinganisha. Narababwiye nti mumbabare naje mpunze umuntu muncungira umutekano muri abayobozi, kandi iki gihugu cy'u Rwanda kirarinzwe, kuko umuntu ashobora no kugira cyo akaba yanakwica. Niba mwana nareganye mushobora kubona divorce, ashobora kugira ikibazo runaka akagira ngo ibintu ni kwakunda, akaba yaza akakurangiza. Ntubuse nuko bikimeze, aracyagutesha umutwe. Ubu ngubu nagakinisha umutwe. Mfite amafoto yarazaga kuri rupangu rwaho ndi kuba, akaza yitwaje abana ngaje kubareba, akaza kuntesha umutwe. Nane kinabazaniye cyangwa akazana imbuto muri envelope, amaronji n'ibinyomoro, nkibaza niba ibyo bintu byatunga umwana utariye. Ntatekereza ko umwana arya saa sita, umwana arya ku mugoroba.
ubu ku mugoroba nari ndi kumubwira abana bagiye gutangira kwiga agira icyo ubivugaho Nikita agiye gutangira mu wa mbere akeneye ibintu byinshi ngo ubahahira zana barihirire ahubwo niba hano hari n'abantu banyumva b'abayobozi cyangwa bafite umutima wa kimuntu bamfashe pe kuko ibaze mbaza umwana mwaka mbana n'abana nta kintu umugabo aba yamfashije yasigaranye imitungo yose niwe uri kubijera arakorera amafaranga nta kintu aba yamfashe ntazi ngo abana niba njye twaragiranye nawe ikibazo sinsubire ngo twongere kubana nk'umugore n'umugabo kuko njye nawe kubana byaranze ariko se abana babirenganiremo ubu urishinganisha kuko wagiye no muri leta narishinganishije ndababwira ni muncungire umutekano pe kuko ubwo n'urukundo se urumva igihe cyose nahukanaga cyangwa njya kwibana umugabo yangendagaho akaza yigize mwiza akankomveka ngasubira mu rugo sinshobora gusubirayo ku nshuro ya nyuma bikarangira neza neza birangiye urose kubiza ntabwo byakugwa neza da njye naravuze nti rero reka nkwereke niba ari ubunanga niba ari ubuzanire n'ubugoryi nagiraga kuri yino nshuro none ngiye gufata umwanzuro w'uko ngiye kuwufata ntazongera na rimwe kuba nasubira iwawe dutandukane burundu ukomeze urugendo rwawe nanjye nkomeze urwanjye none se ubu ngubu n'imbabazi n'impuhwe za kibyeyi bafite n'abana be ntazo bibaza umuntu utagirira impuhwe abana nawe wazamugira impuhwe ushingiye ku ki se saba mugana abana rero agacira mu maso n'abana n'agakuru ka dade baba bashaka kumenya abana iyo bashaka papa wabo ndabamuha bakavugana nawe iyo abitwaje akambwira ati nshaka abana ndabamuha bakavugana ariko iyo mubwiye ejo bundi namubwiye ngo umwana ararwaye arituriza aricecekera ntiyashaka kubyumva na gakeya arituriza arambwira ngo yego niba arwaye nta kibazo ngo ubwo nyine ari bukire ntiyanyohereza na desa ngo ngurire umwana ikintu dore kiriya gisimba ni giki nicyo cyandangaje rwanda rujya ahantu rukihinduranya oya ntago ari uruvu kimwe gifite urutwe runini cyane ni igihara kiranaryana ariko kiba cyitonze iyo ucendereje nibwo cyakurya uzi ko na hano mu kanya nabibonye ni kimwe tugira yego kibaha kikaza kikota izuba kanigire hirya kitangeraho ariko uzi ko kihindura koko mu kanya nari mbonye kimanutse umanza ari cyo cyari kivuye tutangira ikiganiro cyari cyari dabara ntabwo abona gase cyari kiri kwinduranya ngiye okay nga nacyo dukomeza none se ni nk'iki wowe umushinja akavuga uti ni byinshi ari kumushinja kuri wowe ngenda bimushinja byinshi kuba atarigeze anyitaho n'ubundi byavuyemo reka manza nitike bitaza kuvamo n'ubundi kuri wowe wumva ubu ngubu kuba utari kubana nawe ufite amahoro n'umutuzo mfite amahoro icyo nshaka nuko umugabo yita ku bana be njye wenda kandeka niyo naburara nkanywa igikoma mbaye mfite ifu y'igikoma nkanywa igikoma ndaryama agasinzira nkumva ndatuje ubuzima bwakomeza gusa nizera Imana nizera ko umunsi umwe hari ibintu bishobora kuzagenda neza kuko uba akazi kantunze ni ukudoda nk'ibi nambaye n'ibyo mba nadoza ahubwo abantu bagiye bampa akazi n'amakampani ashaka yenda kudodesha ajya ampa akazi kuko kudoda byo ndabizi narabyize nsangane n'impano yanjye navuga ngo muri iyi minsi akazi kanabaye gakeya ntabwo mfite akazi kenshi urumva akazi mbaye ntagafite nakishyura icy'inzu twarya iki ni ikibazo biteye ubwoba ni ukuri kw'Imana ibintu bisigaye bibera mu rushako muri iki gihe muri iki gihe ni hatari ubu ntabwo ujya ugera ukicara ukikingirana mu cyumba ukarira ukibuka ibintu bijya bimbaho nk'iyo nahamagaye uwo mugabo nkamubwira ku by'abana nahamagaye uwo mugabo nkamubwira ku by'abana nkabona nta kintu bimubwiye agahinda karamfata nkibaza ariko se wa mana we ngiye kumera nka wa wundi watewe inda n'umuntu atazi akabaho strugglingana n'abana batagira se ngiye ufite se amprise ufite adresse unafite icyo afite nkumva agahinda n'umubabaro bintashya umutima nyuma yo kuba wajya muri leta inshuro zisanga zirenze 5 gutyo leta ariyo izikabunga ikagira gute mu kanya wahoze uri kumbwira yuko ubu ngubu none wabonye SMS yuko babemereye divorce n'amatariki leta yo nta kintu ibivugaho ngo ivuge gutya ati umugabo ufite imitungo gutya umugore nuko njyewe uzi ikintu ukuntu byagenze se urumva mba ahantu hatandukanye naho nabaga nanditse impapuro ngo ndebe ko bamfasha kurihira abanikore na Nikita biranga
nandika impapuro mvuga ini nshaka ko bamfasha, umudugudu uranyandikira bavuga ko nyine aho mba ntishoboye, njya ku kagari, njya ku murenge, barabigumana ntibabyohereza ku karere, ngeze aho nandikira akarere, mbona byabaye ibibazo. Rero natanze divorce maze umwaka ndi kwirukanka kuri divorce, bari barampaye kuzaburana umwaka utaha. Ngeze aho ndagenda ndinginga ndababwira ni kurera abana birananiye kandi biranamvuna, mumfashe ikirego cyanjye mukigize hafi. Mu kanya nibwo mbonye SMS imbwira ko ikirego bakigije hafi. Urumva ikirego nacyo ntago ubuzi ngo kizarangira, bazagusomera ryari, bizatanga ikihe kibazo, urumva ari ndi struggle cyane, ariko nzi neza ko Imana izabana nanjye. Kuko urumva noneho nafashe umwanzuro w'ifayino kabisa, ntabyo kuvuga ngo ndasubirayo mfite. Ariko ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye n'ukunse. Ariko komeza usenge urumva niba aho bigeze ubu ngubu urumva none ufite amahoro muri wowe uratuje, wenda nubwo bitajya bibura ngo asekurwa gutesha umutwe cyane. Uretse n'ibyo by'urwo rubanza, iby'urubanza byo wenda tube tubyiyoreye, nk'ubu abana barajya kwiga ku wa mbere. Uyu munsi turi kwa kane, nta mwana n'umwe ndagurira amakayi, nta mwana n'umwe urabona inkweto, nta mwana n'umwe urabona n'igikoresho, nta n'amafaranga mfite. ese ubwo ntabwo ajya gucyura ku by'abana n'ukuntu abana bavutse bameze? Arabyirinda, niyo ashaka kubivuga arabikwepa, kuko arabizi ko bishobora kumukoraho. Kuko niba hari amategeko avugira abavutse bafite ubumuga bw'uruhu n'uburenganzira bwabo, ntago abigaragaza, ariko nkurikije ukuntu antoteza wasanga nabyo bifitemo uruhare. Buriya ntabwo njya nkunda kubeshya ngo njyeho mbeshyera umuntu, kuba dufite ibyo dupfa n'ibyo yankoreye bibi birahagije, ariko kuba najyaho nkamubeshyera wenda ngo kuby'abana ibi n'ibi ese ubundi akubwira ko akozize iki? ntacyo nanjye narakimubajije yarakibuze. Ni kuba ateye gutyo gusa, ni umwana mubi, ni umugome, ni inyamaswa. Niko yahoze se? Nuko ni kamere buriya bimeze niko yahoze nuko ntabyo narinzi. Byagiye bikura bigaragara uko abantu bagenda babana, niko ingeso zigenda zigaragara. Ubwo ntabwo waje gukeka yuko yaba afite undi mugore, urukeka ariyo mpamvu ibitera nayo? Narabiketse ko ntabwo nabyitayeho. N'ibyo bavuga abantu sinjya mbyitaho. Njye ntabwo nigeze nsenyerwa n'amagambo numva n'abantu. Sinjya mbyitaho. I don't care. Ntabwo njya nitaho ngo bavuze ngo umugabo wanjye ari gukurana na runaka, si binambangamira. Nabangamirwaga n'ibyabaga imbere mu rugo indani. Nananiwe gukemura na buri igisubizo. Mariko komera cyane, ubuhamya bwawe ndumva ndakomeye cyane, ndakomeye kandi ndakomeje. Nuko kubona abantu n'ukuri kw'Imana bigendere kumbi mu imbere barashize. Tuba twarahuritse, narahuritse, narastragorinze, ariko kandi mba numva tu. Ubu ntabwo wazinutswe urushako? Narazinutswe, ariko buriya ikosa rya mbere umuntu ashobora gukorana nagira inama abantu, ntabwo gukundana n'umuntu mutarakundanye ngo namumenye byibura uvuga uti ingeso twabanye nyizi nzayihanganira ari ibyo. Byakwigishije kandi ikindi no gushaka uri umwana nabyo ntabwo ari byo. Urumva amakosa ya mbere nabiri nakoze gukora ikosa ryo kubana n'umuntu ntakundanye nawe, ndongera nkora irindi kosa ryo kuba narabanye n'umuntu ndi umwana anduta kure. Namanzaga kugira ngo ni difference y'imyaka dufitanye, kuba kuze wenda nkeneye ibintu watakibikeneye, ariko nararebye nsanga ahubwo siko ateye, ahubwo ni kamere yiwe. Rero inama nagira umuntu, nshobora gutekereza nkavuga nkimara kuva umugabo naratekerezaga nta mugabo bujya unsura iwanjye. Yewe ndi n'umukinnyi wa komedi, abafana barambwira bati waje tugahura tukaganira ko tugukunda, nkagira ubwoba bwo kujyayo. Nsigaye numva narahuzwa abagabo. Ubwo buzima bwose waciyemo bwakwigishije iki? Byanyigishije ko burya umuntu ashobora kuba atari depend ku muntu. Donc ubwo urumva impamvu nihambiraga ku mugabo nuko nari nzi ko ntabasha kubaho ndi njyenyine. Ariko nararebye nsanga burya Imana irashoboye kandi Imana irahambaye, kuba maze umwaka mba njyenyine nta muntu mfite umeneramo, nta muntu umpa support. Ni ukuvuga ko ubuzima bwawe, His Excellency niwe mu minsi yashize yavuze ngo umuntu ngo ntabwo agakwiye kukuyobora nk'inturi itungo rye, nturi n'umutungo we uko ashaka nyine uko abishaka kose, kuko umuntu aba agomba kubaho uko abyumva, uko abishaka. Nta mpamvu yo kugira ngo umuntu ajye habongamira undi. Iriya speech narayikunze cyane. Numvishe nkoze ku mutima ihwana n'inkuru yanjye. Umugabo wanjye yajyaga akambwira ngo mu rugo hagomba kuboneka umutegetsi n'utegekwa. Nkavuga ibintu bivuze nabo ubwo hagomba kuboneka umuyobozi n'uyobora. Akambwira ati ugomba gutegekwa. Narategekwaga nkabyumva, urumva yantegetse gureka gukina komedi ndabireka. Si uko ntabikundaga, si uko bitari bunyinjirize, si uko hari n'ikintu byari binatwaye, ntacyo pe, ntacyo byicaga. Ariko naremeye ndamwubaha, ariko birangira n'ubundi kubana byanze. Rero ndamwifuriza hari hose azahirwe mu buzima pe. Imana izamuhe guhirwa, abeho neza ntari, kuko n'ubundi kubana nanjye byaramubangamiye, agende yibereho rwiza.
nizere yuko wamubabariye. yihimba numva ngenda mubarira gake gakeya. Ubu ngubu ejo bundi yarampamagaye arambwira ati nzakora uko nshoboye ku buryo na divorce izamara imyaka 20 utarayibona. Ni nayo mpamvu nagiye kugira ngo banyigirize itariki hafi. Ibaze kubabarira umuntu ukivuga cyo ndi gukorera amafaranga maze kuyagwiza, ngiye kujya kugura ikibanza cyanjye nigendera imitungo yanjye nzaye ko azayigabana ntahari manza atazanitaba n'urukiko. Urumva umugabo wanjye aracyafunze umutwe bikomeye cyane, aracyari wa wundi kandi ugaba asaba imbabazi yigize marayika. Yari kubwira umuntu inkuru ye n'ukuntu yababaye n'uburyo umugore we yamukundaga, uba wumva ari njye wananiranye. Ariko buriya umuntu aba afite ibyo acamo kandi bitamworoheye. Nanjye sometimes hari mba numva bindemereye, ariko mba numva umunsi umwe nzamubabarira kandi azamenya ko yankoshereje. No kwihangana. Niko rero mama Niko, reka tugana ku musozo, wenda ubwire abantu aho bashobora kuba bagusanga. N'uba wifuza kuba yakuganiza cyangwa yagufasha mu bundi buryo cyangwa uburyo bumwe cyangwa ubundi, cyane yuko uradoda, ashobora kuba yagura icyo kirakara, wifuza kugana nawe cyane yakubona gute? Ku mbuga zanjye nkoranyambaga ni Shuadir, YouTube ni Shuadir, kuri komedi zacu Instagram ni Shuadir, kuri TikTok naho ni Shuadir, noneho kuri Facebook n'amazina yanjye original ariho wa Maria Oliva niyo nitwa. Noneho telefone yanjye nkoresha kuri WhatsApp niyo abantu benshi bakunda kunyandikiraho 440 45118. Okay. Shuadir byaturutse kuki? Shuadir ni twagiye gukina komedi ahantu mu Basilamu, twagiye kuva mu Pirawu, barambaza ngo yitwa nde kubera nari nagiye ntateguye izina, mpita mvuga ngo nitwa Shuadir. Bati ni Isilamu, ndababwira ngo rije vuba hanga ryanjemo gutyo komuteri nta hantu narikuye. Noneho nkajya ahantu hari umugabo wajya gumfasha guhimba ibintu bya komedi, sometimes nkamubwira nka story y'ikintu nzakina, arambwira ati komera Shuadir, yarayigakuye muri ya filime, muri ya komedi yaho twagiye kuva mu Pirawu. Mpita mvuga ni wayi notiri izina ntari kuza rikaba rigari, rikaba brand. Ni gutyo nahise mbitekereza rero nita Shuadir. Wow. Reka tunasuze n'abandi bantu bose birika bashuwa. Yego. Yego mama Niko, reka tugushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu, kadohereza umwanya wawe kugira ngo uze utuganirize, twumve ubuhamya bwawe bwari bukomeye cyane, no buhamya bukomeye kandi wakoze cyane gukomeza abantu benshi, ujye ukomeza n'abahumurize. Yego nukuri bajye bakomera cyane, nanjye ndakomeye nubwo bimeze gutya, ariko nta kituma nsubira inyuma tu. Iminsi ndagira bijyana bimikira down, ndapushinga ngahaguruka nkongera ngahagarara. Tunihanganisha muri muntu wese uri kunyura mu buzima bumugoye ubwo ari bwo bwose, yihangane yumve ko atari we wenyine uri kubinyuramo. Yego, ni nayo mpamvu tunakora bino biganiro kugira ngo dufashe abantu benshi cyane bari mu bibazo, kuko iyi si ntago yoroshye, iyi si ntago ari shyashya, ntago ari urw'umwe, n'ibya twese tubinyuramo. Yes, reka tubashimire nabo tunabakomeza cyane abantu babanye natwe muri kino kiganiro, mukomeze mukande subscribe, mukore share ubutumwa kugira ngo bugere kure cyane. Namwe tunabashimira kubw'umwanya wanyu mwaduhaye. Mama Niko, suze ba Nikore, ndabasuza ndabayambira n'ibibizo byinshi cyane. Yego. Mukomeze mugire ibihe byiza, reka tuzasubire ubutaha. Sawa sawa.